ubwire ngo oya urumva nago wavuga ngo umugabo ngo yarabyanze nk'umugore nyine uragerageza ukirengagiza ibintu byose ukavuga ati niba ari agapira k'icumi niba ari agapantaro k'icumi reka mbigure ubutaha nawe ubu muteye imbaraga zo kuvuga no se kubutaha nabimuguriraga yarangiza agaca bigurisha iyo ho ngaho ni nabyo ni naho byatumye nuko byari bimeze ariko ngewe mbere namuguriraga imyenda akawambara rimwe agahaza nawo yambaye ngo agurisha yewe ni pantaro akaza yambaye aho cyo akunda kugurisha utuntu twe yewe rero nahise cika intege ndaho ati ndagenda ngurira ikintu gihenze ubundi mukanya ubura kigurishije ka tunze dukaze kureba Aben 250 tuzira ko byose ari sawa cyane nko bisanzwe kuri episode zacu ibintu ni sawa cyane ibintu n'amasuka tukaba turi kumwe na Dusabe tukaba turi kumwe na Diana tukaba tugiye kuba tuganiraho gatoya tumve ukuntu byifashe. Diana umeze neza? Meze neza cyane cyane cyane. Ari hano kuri Aben sibwo wa mbere uhuye no Dusabe? Nibwo bwa mbere duhuye. Ahandi hose mujya muhura turabizi ko kuri Express muhura ariko ubwa mbere muhuye nyuma y'igihe kinini Dusabe wenda ari kugenda atora agatege no kuvuga ngo asigaye afite akantu ka makeup ari makeup abaganga bakubwira ko izava muri ryari ako kantu kaje mu nyine kameze ukuntu sinago bakubwira bizagenda bishira gahoro gahoro use ntazagumya akaba umukara nzajya kugura imiti nsige biveho ariko urumva buriya se bizatwara akanya ariko byo nago mbizi uzi ko yajyanywe n'umuntu wikoroza ibaza ariko noneho ko wenda uri igikara iyo aba ari nk'umuntu w'inzobe umuntu w'inzobe ntabwo ari kumureba ngo umumenye nkawe akwera izivyo byari byafunganye byarafunganye nyine ntiryabona wajyaga byaragarirebera imbere oya nanubwo narebeshaga rimwe mbese ko na hano habaye umukara iryo rindi ni mu maso hose rigari yabyimbye nyatari kabisa so nuko ngoko bimeze agatangaho ni sawa cyane sawa nta kibazo rero Dusabe uyu mukobwa warangiye Nzovu ese namurangiye gute yabwije Nzovu kuri yamubwiye ngo iki yaramubwiye ati Nzovu rwose jewe reka nikorere ibintu byo kungura mu biganiro ntabwo ari sawa no se Nzovu hari amafaranga aguye wenda byibura ujye gukora ntayarama yo gushaka icyo nakora ni gute babikuvanamo kandi nta n'ikintu ufite ariko se ufashe nimba kubwira ati nzajya umumenyera buri kimwe nzagutunga wagiye mu kabana oya kubana rega tuzabana ntago mvuze ko ngiye gukora ntago mvuze ko tutazabana tuzabana ariko kurya nicaye sinabishobora kandi mfite ahantu nakabaye ndi gukora mbonye n'ikintu cyo gukora nk'aka business ko gukora urumva nta hantu nzongera guhurira na YouTube ariko mu gihe naye nabona ikintu cyo gukora ngewe nta kintu bintwaye kandi n'abanyarwanda namwe mu byumve gukora ntacyo bitwaye Dusabe nakumva nose muzabana ryanjye cyangwa nabira hari oya ejo bundi byasubiye inyuma byasubiye inyuma ejo bundi bamaze kumenya ukuri yanamukatiye yanamubwira ati unitegerere ubwigendere meruka inzira muke we nta makuru bufite ndayo mbafite yarangatiye tugisohoka hano ariko ubu ngubu tumeze neza twongeye twiyunze ako se ubundi mwabanye murabura iki mbwira ikintu muza ariko se abantu bahura ibyumweru bibiri akahita babana yese ko twabanye yaburi wowe ni we nayo ariko se abantu bahura ibyumweru bibiri kuzi ko abantu bahura ibyumweru bibiri ngo bahite babana wowe wahura n'umuntu none ukamubaza urankunda akabwira ngo aragukunda ukabemera ko agukunda ngewe kubera ko namukundaga nose we yaragukundaga nawe yarankunze ngo barahuye baramubaza ngo nawe yarankunze erega ubu ngubu ntago ari bivuga ngo ubu Nzovu muhamagaye yahita avuga ngo ntumbaze ibyuriya mugore sinzi muhamagare muhamagare yasinze ariko kuri yasinze nta kibazo mfitanye na Nzovu uri kumva ni sheri wanjye turakundana no se haracyabura igihe kinini cyo kubana tuzabibamenyesha nk'uko mwamenye urukundo rwacu murabizi iyo waje kuri iyi mihanda ibintu byose urugo rwose ruba ruri hanze abantu bose bararumenya ntacyo guhisha biba bihari uzajya umurya ingumi azabivuga iyo azajya kurya tuzayimenya zaba uppercut zaba iziye cut zose tuzatuzi nibyo mwaganiriye ntacyo muzabimenya hari igihe mwamenye bike ibindi nimubwira kandi ko rwose yakubwiye ati ibintu byo kuza muri imihanda ngo ba Esther n'abantu bari ngo bakakotsa ngo nibyo adashaka erega ngewe umva ikintu nshaka kubwira
Noheli cyangwa Narize niba navuze ko ngiye gukora bihora ku kiganiro kimwe dufite ibintu byinshi twaganiraho badahoze muri Nzovu na Diane murakundana muzabana ryari ibyo nitubana muzabimenya ariko ibyo guhora ku kintu kimwe ntago ari sawa mujye mumbaza no ku bindi byanjye ariko bitari mu muryango wawe. Tubwire Diane uvugisha ukuri kandi wakubiseho umuntu w'umugabo wabanye n'umugabo ari umuntu w'umugabo mwafatanya amashati urazingazinga kera nyimena beta Diane mubona nk'umuntu ufite ibibaraga oye mpamvu ko wagira tubwire waramuzinze urabizi twararwanye umwe ndamwibuka uramuzinga uramwemeza buriya biriya yakayaza akakwigiraho twarazinganye imbere y'imashini iri guponda beto tururwana muri beto aranyubura nanjye ndamwubura ariko we twari dupfuye akazi yaraje anyiyenzaho nanjye ndavuga ati okay ntacyo tubirebe ari umugabo wawe rero wamushyiriramo imiyaga umugabo wanjye nawe tutabashije kumvikana dusabe natubwize koko biriya bintu byo gufata hariya mu majyepfo nge warambeshye ariko se ndaba naramufashe mu majyepfo akaba agenda wowe urumva iyo umufata wari kumufata gutya atagenda cyane nese waba wafashe hari ukayareka bitewe n'ukuntu nari meze wari gupfura ugapfura nagupfura n'isiri rimwe niryo bari gufata ubwo dusaba bavuze tuzagwaza muri iyi episode ni rimwe rero murasetse ngo naramufashe yabuze ibyo yirarwanye nawe nyine umwakagume nawe nago yagendeye urumva nago ndibura navuga ngo namufashe hano mu izosi akareka kuvuga rero abagabo b'iki gihe katabasigaye bavuga ngo umugore ngo yamukubise ariko umugore agukubita wowe utamukubise ku muntu wabaye umugabo wanjye njyewe ubwo umuntu ntago nabugira rwose oya umuntu mwabanye rega bitandukanye biba bigoye dore cyo nabwiye n'ibiki ko ari rimwe nose si twabanye mu nzu n'umugore n'umugabo uragenzura nose iyo kogana n'umuntu ntago umubona cyangwa ntago niyo muryamye se ntago umukoraho yaragenzuye bien usanga ni kwa umoja ariko umuntu mwabana amezi abiri utaramenya inkovu afite utaramenya ingingo cyangwa ntabwo kwisigira imbere kuri avuye muri dushe yihanagura ariko ure kureba gutya ntabwo wamenya nimba ari oya ariko unamukoraho ukamenya ngo bimeze ariko musigaye mukora ubushakashatsi none se ubu waba uryamanye n'umuntu amezi abiri atatane utaramenya inkovu afite utaramenya uko ingingo akaba ariyo mpamvu se ishobora kuba ituma noneho na bya bindi dusabe na bimwe byinuze byo kuba yabyara ntabwo nzi impamvu icya mbere yararwaye nkamusigira wenda nkamusigira n'umuti ukajya ariko umubeshabesha ariko uri mu bugenzuzi wumva urindura wongeye umuntu utagira amatsiko hari ahantu ntabwo wabana n'umugabo ngo ureke kutamumenya ibyo kirazira rero ni nk'uko nawe ubwo we yabuze ibintu yireguza avuga kuriya nose bundi nari kuyamufata wenda yafashe imisatsi akaba agenda akaba ndajya no muri foromasi cyakoze akawe ariko akagumi ko warakamuhaye ntabwo byabura nyine twaresuranye icyatumye nk'ubitanu urabona umuhungu twabanaga we yagiyemo hagati urabona ko yakawa ari muremure ngewe nkaba mugufi akajya amunyuzamo ukuboko akankubita iyo aba uwo muhungu adahashye ntabwo yari kungira gutya kuko nari kumwegera kuko umuntu yari aduhagazemo hagati kandi ngewe ndi mugufinya akazi byarenze iki amurenze ukuboko nyine akimara gukoraho ukagira gutya wenda wavuze gutyo ni urugero yahise abona ko bikaze abakuyemo akarenge oya ntabwo yahise yirukase nyuma akimara kubona ukomeretse tugiye kufungisha ngo waze ushaka nta bindi ahita yireguza ngo wavuye ubutari uje ufungisha ubu niba bari bamubwiye ngo angire gutya koko ko abantu barengana ntabwo bizongera ihangane mwana ihangane narihanganye nyuma yarampamagaye asaba imbabazi nuko birarangiye umuntu mwabanye ubu ni ukuvuga ngo ku bantu benshi bibaza ku bijyanye n'umubano kongera gusubirana n'ibindi kongera gusubirana nabyo ntabiriho habe mva ni nacyo nashakaga nashaka kugenda nkamubwira ati waba uretse bino tukabinogosora gutya na gutya finale aba bigenjeje kuriya ubu ikimenyetso kirahari ubu amafoto arahari cyane arahari ahantu hose ubwo tubwire rero iwanyu bamaze kubimenya
rugo se baramamagaye ndabihora nababwiye hashize iminsi ndavuga ati humura nuko nahumurije umubyeyi kugira ngo nyine ndavuga ati biriya nibyo kuri kamera nuko baba bashyizemo editi bagashyiramo montage ngo bakanubura cyane gusa aje nko kugusura uri kumva ntabwo baba basobanukiye iki ibintu bya telefoni ngo barabifashe nyine bakoresha ubundi buhanga ntabwo ari ibintu byari bikomeye cyane barabyemera aje kugusura kugira ngo aje kugusura mugani w'uwo aje kusura azaza kusura narakiza ubwo ni wowe umubuze ako muraganira nyine mu rugo turaganira ega ibintu nta muntu utabireba nibyo mama wanjye yahise arwara ewa nyine yari arwaye itaremba se kuko n'ubundi yari arwaye yari arwaye none bikubitiramo yuko ndi kumuvuza bikubitiramo nuko nanjye ndi kwivuza yose yari amafaranga agenda yari ifite ibibazo siteresi zose zamuriyeho ariko byose byarakemutse icy'ingenzi ni kimwe icy'ingenzi ni ukuri amahoro undi nawe nta kibazo ari aho ngaho nyine kandi ukaba waramubabariye nta kibazo ufitanye nawe ubwo niyongera agakora kandi kadega bazahita bakurikiza kuri bya bindi byanjye ajya agenda rero yigengesera agiye kwishakira umugore aramushaka matora twararagaho yarayigurishije ikuvurere yarabigurishije ibintu byose kandi asigaranye amafaranga none se ubu ngubu urara ku gitanda gusa kitariho matera oya ndi kuvuga aya matora twashwanye mbere yayiriye n'ejo bundi yaragiye arayibitsa hashize iminsi atakiramo amakenya n'ikuvurere ayibiye umuntu ubwo rero agiye kugura yagura bundi bushyashya ariko jemba ni kwibaza cyane cyane nyibaze mwebwe uwo nguwo uri wundi waje uri kumbwira ngo arashaka kumbera umugore ibyo ari byo byose arashaka kumuprofita arebeye ku byabaye kuri Dusabe ubu se we yishingikirije iki we ngo yamuhamagara amubwira ngo we ntago azamubabaza azamwitaho Dusabe waramubabazaga ariko ngo ntago azamusuzugura azaza kuwa azabane nayo erega na Dusabe ntago yasuzuguraga imyaka 28 Dusabe we byagenze gute kugira ngo umusuzugure ngese nigeze musuzugura ko yakahubwo yabita iriya anniversaire nakoze ejo bundi niyo yamubabaje ahanini none se yamubabaje ukitangira cyangwa yumvaje kandi yarakoreye ikiganiro hanavuga ati nabira bari gupanga ntabyo nzajyamo ntagasuzuguro niki ninde wamagaye ubundi yashingiraga kucyo byita gasuzuguro ngese ndabizi yakasurebewe confidence ibiye nakoraga ko namubwiye nko mu rugo nyine urabizi umugore n'umugabo ibyo bagiye gukora yateze ko nyine natanze 15 akaba yumva warakoresheje 220 ingahe nagiye kuyakora kuri sako mwereka gatabo mwerekayo nakuyeho ibyo byose arabizi 15 se ndi saa keke none se aho ngaho wayakuye ni konti yawe nawe oya yakagira kote yiwe nanjye nkagira iyanjye nuko nguko twa twarabivanguye we muri make ibi bintu byose uvuga ko bishobora kuba byaratewe na ziriya mpamvu ziriya mpamvu zabiteye atavuga ngo wagiye no kugura inkweto ntiwamugurira kandi se ubundi uguriye umuntu w'umugabo yakanahoraga myinginga ngo reka nkugurire ipantaro n'umupira kugira ngo ugende usa neza mu nzira akabyanga ati kereka nungurire muri yawe nareba kuri telefone nkasanga afiteho nka 70 ingahe nkamubwira ati basi maho veni ngende mu mujyi nkugurira ikintu akanga hashira iminsi ngabona asigaranye 10,000 mwe umuntu utigirira impuhwe nawe wamugirira nkamwihorera umugore we ariko wari kugerageza wenda nuko byarangiye ariko wari kugerageza reka byarerega nawe aracyari kuzamo rega byari ubu ntabwo agomba gutangira kubwire ngo oya urumva ntago wavuga ngo umugabo ngo yarabyanze nk'umugore nyine uragerageza ukirengagiza ibintu byose ukavuga ati niba ari agapira k'10 niba ari agapantaro k'10 reka mbigure ubutaha nawe ubu muteye imbaraga zo kubaga. Nose ko ubutana bimuguriraga yarangiza agahita bigurisha. Iyo ho ngaho ni nabyo ni naho byatumye nuko byari bimeze. Ariko ngewe namuguriraga imyenda akawambara rimwe agaza nawo yambaye ngo agurisha. Yewe ni pantaro akaza yambaye. Ayo kucyo akunda kugurisha utuntu twe. Yewe rero nahise cika intege. Nawe ati ndagenda ngurira ikintu gihenze. Nubundi mukanya ubura kigurishije. Icyo nkundira nzovu.
Nzovu ntabwo agurisha utuntu. Ntabwo agurisha. Reba za nkweto yigeze kuza no mu kiganiro bavuga ngo yatabiye ngo ni goronome. Ziriya yari azambaye umunsi umwe nazo yatahanye. Yahise aza yambaye kamambiri zo muri roje. Oje yazaga yakubwira gute? Ngo yazitaye. No subwo nuwo nguwo wamukoreye. Akubwaho yararaga niho yazitaye. Ndabizi saho yabitaga. Shaka wapi pe? Yaraza kuvuga gusa ngo inkwato nazitaye. Tukajya ngo ni umwana cyangwa akazambaye indi pana. Yigeze kusetsa tukibana. Yagiye twaragiye urabizi ko ngo yanda yari yafashe imyenda yiwe. Turagenda tugura imyenda mishyashya arayambara. Aje mbona yambara ukabutura yazirikiye hano narasi. Ndavuga ati samani wiyambuye ugurisha umwenda koko. Ngo nyine uyu nguyu niwe bahise banga. Yagurishaga n'umwenda yari yambaye. Akabona abantu bayigura. Sinzi uko byagenda akabaza yambaye urundi mu. Ngewe ikintu navuga cyakoze akiye batagurisha ibintu pe. Nari kujya mwitaho ewana ariko narebaga nkabona ndi gukorera ubusa. Ariko ubu mu rugo nta kintu yagurishije wenda cyanyu. Aya nta kintu cyacu yagurishije. Maze ari iwawe ibintu byo birimo ni ibi. Na byarabijyanye nta kintu kiba cyari. Kandi bavuga ngo intebe nyine ndavuga ibintu iriya nzu ejo bundi twe tuyaje tubasura ku masoko. Amasafuriya, ibikombe, amasahani, televiziyo, intebe, ibitanda nta kintu na kimwe kiwe kirimo. Nta kintu kiba kirimo. Ni ukuvuga ngo ni imyenda gusa yari afitemo. Warayimuhaye yose? Narayimuhaye, narayizinze. Hari umunyamakuru wari waje kusura ndayimuhereza arayimushyira. Nako ntabwo yayimuhaye n'ubu ngo iracyariyo. Umugoroba ngo ni imyenda gusa yari iri muri iriya nzu. Yari iri muri iriya nzu. Nonse ariko inzu ni mwaratubeshyaga tubwire ko mwatubeshyaga. Simwavuga ko ari iriya nzu ari we wayikodesheje. Iriya nzu yavuye ku mafaranga nahembwe kuri cana. Ubu nta kintu abaza hariya. Na kimwe. Sinabonye mutandukana mukabigabana. Ubindi niwe wabyiguriye. Ibe yabuze. Nyine bimwe bwa mbere mutandukana nabonye mugabana ibintu atwara matera na bedcard. Kandi nkubwira ko bira byose abigurishije. Se nuwo wamutungira he? Oya wivuga gutyo ngo wamutungira waramukwiko mwabanaga wenda twarabaye mumbwire umuguriye ikintu arakigurishije umuguriye umwenda arawugurishije umuguriye urukweta arawugurishije n'amatora ari kuzamugoboka nuko nguko twashwanye nayo yarayiri hamwe n'umukeka nikuvurira numbaze ngo bamuhaye angahe gusa cyaje dusubirane ejo bundi nawe ngo ati se bya bindi twararagaho wabizanye abana wenda blessing akajya abona harara ati narabiriye urumva ko rero bikaze abo byoroshye ubundi yakukuna abayo nk'uzakeje abara uguyu munsi ariko byibura yaragwamagaye gusaba imbabazi nyuma ya biriya byabaye yaramamagaye na burya yaramamagaye ati mbabarira dusa ati byabaye nuko nyine ariko nyine byabaye nuko akumva kenje karimo ariko nyine nanjye naramubabariye ayigomba kumubabarira rega umuntu ko nawe areke kugenda avuga ngo nari kuzamwica ngo nari kugira gute riri bundi kirani ikindi cyaha ari kugenda yishyira ariko naga ari ubikora bishinde n'abanyamakuru babimutera wari wumva asubiza batamubajije ese Dia wowe tubwise ukuri kabisa nagerageza urabona ibintu byo kuntu biba bimeze wenda Rizembe ushobora kuba waraje utamukunda ariko bikazanye Rizembe ariko no umusaza Rizembe agira n'urukundo buriye bavuga Rizembe rye bisobanuye nuso umusaza Rizembe ushobora kuzagira gutya nawe akaza mu bintu by'amasa kandi iyo watangiye kubikubwira ugatangira kunama gutyo ugahita ibintu by'amaki kuri wowe njyewe nzovu ndamukunda mbivuge nzamubyarira nibiba ngombwa kantera inda nzabyara mbese simbyara sinkiri muto hari umuntu wakumbwiye ngano handi wigeze gukora nimba ari muri apartment nimba ari hehe ngo ariko rwose ngo uriya muntu yamvuzeho ibintu bibisi cyane uwo muntu rero ntawe nzi kuko apartment nakoze mu maparitema nta maparitema bose ngo ebana ngo rwose ngumva ntushobotse uwo muntu ntagwa nzi
wowe uzamubwira guha ubusobanuro akujyane no kuri ikibazo reka mubwire Manibu ni uko muvuga reba oya umuntu wabimbwiye ntago ari umuntu nk'ibi ngibi bya hano ni umuntu njyewe nzi narakweretse nimero ye wabona ko ari umuntu wiyubashye ni umuntu rwose wiyubashye ntago ari umuntu we gusa ntago yavuze kuri ibi ngibi yaravuye ngo uriya muntu ntabwo ari umuntu woroshye ndarwana se naho hantu ntago watinyaga gutinyuka kubabwira nabi kandi ari abantu ubona ari abantu bakomeye umbabarire umumbwire nanjye wasanga afite ukuntu yakubwiye nanjye nkubwira ukwanjye uwo muntu ntabwo wamwibuka ndamwibuka ugasaba barahuye n'umuntu ukanga cyangwa kumwibuka oya nawe nibuka ntabwo yapfa kumwibuka ariko njyewe urumva uwo muntu wabimbwiye ntabwo ari umuntu nyine utoraguritse oya nabyo kwerura oya genda oya ariko kuvuga ko ashaka gukora yarabyivugiye oya gukoraho nzakora kandi no kubana na Nzovu tuzabana ariko mwatangiye muvuga ngo ugiye gukora ku macano abiri bukeye nkubona ku macano yose oya ariko ikibazo reka tubimbuye njyewe reka nkubwire ntago cano tugiyeho ari njye umupushinga warambwira ati tujye gukora kandi koko iyo tugiye gukora nkinjiza hari ibyo nkemura ku ruhande rwanjye niriwe mubwira ngo wamaye ngo byose yavuga ngo umwana wa Diane ngo mukwa cyenda aje ku ishuri ngo ndi gushaka amafaranga nyine murasesagura uri kumva njyewe guhera kera namye nkoresha amaboko yanjye usigaye ukoresha umunwa wawe n'umunwa byose ndawukoresha n'amaboko ndabikoresha ariko umuntu uzaza akavuga ngo nigeze ngusanga ku mana ndakugura cyangwa twahuriye ahantu ntabwo ari ibyo kugura nawe ntukagitekereza ibyo ngibyo cyane nuko ari byo bintu abantu baboneramo umuntu ntashobora no kuza ngo avuge ati wenda uriya yakoraga nk'aha ngaha ariko atabikora neza aze dusabe wowe Diane na Nzovu ubona ari ikirimo ntabwo mbabereye mu mutima wabo ariko niba abana bazabane nyine ariko nawe rero nawe ntiwamenya ukuntu bimeze ariko wenda ntabwo nabimenya ntabwo mbabereye mu mutima wabo wenda wasanga nawe wenda uwo mu diaspora yakujijije wenda ashobora kuba hari wenda yaraguhamagaraga muri kumwe akaba ari mu batumye biriya byose biba akarakara umuntu aba ahamagarwa n'abantu benshi koko wakwanga kwitaba umuntu ngo ni icyo ngicyo wenda wasanga haramwitabaga uzi ko asinziriye akahita arinaga mu gutwi hari ibi twavugaga hari ibyo kumuca inyuma twavugaga umuntu si ukuguhamagara bisanzwe mukaganira mbwira mushiki wese nyuma y'uko abonye noneho ibi kuko yaragiye biba yagiye yavuze ngo mushiki we nyine aravuze nyine yabifashe nk'aho biri aho umwana we nari ifite ejo baramutwaye umusaza we muravugana nako mu Saidi ejo yaje kumutwara yaramujyanye nimba bazamutwara ryari Saidi yakubwiye ngo iki yavuze ati nyiyaka ni kuri yameze ngo kereka bamuvujije ngo cyangwa akagabanya inzoga ngo no kuva kera nabo bararwanaga abana na Saidi ngo bararwanaga byataje ngo rero nabo baramuzi akunda kurwana cyane bakunda kurwana popo ingumi kavuga ti gutyo none se mushiki wese yakubwiye ukuntu ngo yakaterese ngo indaya mbi ngo mushiki we aramubwira ati iyi ngiyi wapi ati yakahise amukubita nawe vide ngo barwanira Sodoma ubwo rero yaka niko yimereye nyine sinzi nimba afite nk'umuntu ufite toroma y'ikintu ajye njye ndeba ibyo akora nkavuga ati nawe si wowe umusengera yakase uko twari tubanye igikomanda ubu nitubwira ibihe byiza mwagiranaga na Yaka muri mu nzu ibihe byiza cyakoze atasinze none numvaga ibihe byiza naho yasinze ukubitisha urugi umugeri bw'ibyumba agaruka avuga atasinze nk'ukuntu byabaga atasinze nyine byabaga ari amahoro pe waramurebaga ukavuga ati doho umugabo muzima ariko yasinze byaradogera akavuga byoroshye ukumva afite gahunda mukajya inama
no yasinda bya bindi byose agahita abihindura zeru. Nicyo kintu muzi. umushinga mwapangaga ukumva umushinga muzima mwapanze ni uwuhe? Umushinga twapangaga twapangaga yuko cano izajya itwishyurira inzu, ayo dushigaje tukayabika ngo tukazagura ikibanza. Niyo mishinga twari turimo. Ukumva nawe arabyemeye bien? Umva arabyemeye ati nta kibazo. Ariko nkirinda kumenya umubare w'ibanga, nkirinda n'amafaranga yowe yo kuri saba. Kugira ngo wenda ngo tutazashwana ngo twapfuye amafaranga. Haka ibyawe byabizi? Namwerekaga, naramufataga nkamwereka kuri momo n'agatabo kanjye akakareba. Diane wakuyemo ayo masomo se? Kumbana wa Nzovu kumbana wa Yakana na n'uyu nguyu nyuma yuko ubibonye bimeze gute? Yangu nawe ibyawe wenda bitazamera gutyo. Akana ko kurwana niko kanteye ubwoba. Nzovu ntago arwana rero. Akana ko kurwana Nzovu ntago ameze akagukomeretsa. Noneho yakukunda arwana, ntago ari wa muntu ngo aza gukubita urushyi. Ni ugufata ibintu biraho, yaba ivide, yaba teremusi, yaba iki, yaba ibuye. Nuko arwana nk'abagore. Nzovu ukuntu nabonye arakara akahita akubwira akahita agenda. Nicyo cyiza cyiwe rero. Ntago ajya arenzaho. Dore icyiza, Erega Nzovu nta mbaraga afite. dore icyiza cyane. Nanjye sinarwana. Nzovu nta kintu yagurisha iwiwe. Nzovu ntago ajya arwana, cyakoze gutukana we aratukana. Haratukana. Nicyo kintu muziho, umva, ariko ibindi byose nta muntu. Kandi ahita akubwiriraho. Ikindi kintu ibintu byose ahita bivuga. Nose si wabonye cyagiye tuva kuri kamera agahita afata agafone akakajugunya agasiribana. Ubundi ni yari yanaboneye ko ibintu bitoroshye. Hariya niho byari byatangiriye. Nta n'icyo muvuganye, ngiye kumva ngo arayishikuje arayijajanze. Arayimenaguye. Nabonye afashe telefone yawe arajanjaguye mutana ibintu uvuganye. Niko yitereye. Hari umuntu ugira umujinya mubi ku buryo utabasha no kumuhindura. Hariya bawita umuranduranzuzi. Umuranduranzuzi. Kubitana n'umwana, kubita umugeri utava mu nzira, kubitana na teremusi, televiziyo, byose amenagura. Uriya mujinya ni mubi, uzi ko yakwica n'umuntu kandi akicuza nyuma. Ashobora kurwana muzi ngo biroroheje, ugasanga mwakoreyemo amakosa menshi. Azashaka undi mugore, nanjye nzashaka undi mugabo igihe nikigera. Ubu se washaka undi mugabo vuba? None hase naba nirukanza wiyubakira ubuzima bwawe. Ngiye kubaka ubuzima utarimo umuntu n'umwe bwawe. Nimbona ngize imyaka 30 ningahe. Ufite imyaka ingahe? Mbone gutekereza abagabo. Ufite imyaka ingahe dusa? Ntago ni myinshi, ntago ari myinshi, ntago ari mike. Dusabe ntago ajya avuga imyaka iki. Wavutse muri 1994. Mufite irangamuntu yanjye se. Muri 1994. Karakara. 98. Muri 2002. 2002. Bano muri Kanzinya. Cyari umwana. Siko nanjye nkuruta. Ngewe rega narushye kera, bagize kuntera inda ndi muto. Ngera kuruhwa, ngera gushaka umugabo w'umwanduki. Byaragushajishije umeze nk'umuntu wawe. Twajya ngufite imyaka nka 28-30. Ni ukuribwa. Kandi nzi ko abantu bagufi batajya bapfa gusaza. Yarariwe. Gasha umuntu wihuye utariwe waba. Uzi kubyara ukiri mutoya. Ihuye nta kintu kihaba pe. Bibaza ko ikiyede cyawo ni 5. Cyakora ubu cyaruriye ni 2. Guhinga ni 2. Ase uyanyu ni uhuye he? Ihuye muri Mbazi. Mbazi ni wo murenge? Murenge wa Mbazi. Akarere? Ka Huye. Ihuye shani. Ihuye. Ariko Ihuye ni heza. Ni heza kabisa. Ni heza rwose. Wowe n'umusaza rero dutema igikwe birambirane. Birangiranye bigende neza. Bigende. Ni vuba. Ni vuba inzoga tukazinywa. Wumvira ibyakubwiye, nimba akubwiye ati singushaka kuduca no ubireke wicaye. Ese wowe ushigiye kudakora?
kudakora Uzajya none ubana nimba nabyo. ari byo umutwara ashaka umugabo wawe arabishaka uzabigenza ugomba kumwubaha rero nzamwubaha mugabo wanjye uri kumva tuzaganira kuri buri kimwe ariko uri kumubuza ngo kujya Sodoma ngo nagashyekera yamubujije kujya nawe nabyemere rero babuzanye bose umva nkubwire ngo umubuza kujya kwa Mutoni gute ntago njya mubuza kandi ariko avuga ntago njya mubuza n'ejo bundi Mutoni yaramuhamagaye tuvuye hano mu kazi aramubwira ngo se ngo waje ukandeba ngo niba ngari muri umunawe ngo niba ari nde warwaye ndamubwira ni se wagiye ukamureba yaragiye oya yahise agenda ariko nyuma arampamagara ngo nyine ngo nagiyeyo ngo hari akantu nagiye kureba